Amakuru ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026. Uwiteka nyirihumure ryose aho muri zo muryango wa Benita. By'ukuri ntabwo twabona icyo tuvuga kugira ngo duhumurize umuryango wa Benita, ariko Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze mu bihe nk'ibi bitoroshye murimo byo kubura umwana wanyu. Ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo unyizera wese ngo naho yaba yarapfuye ngo azongera abeho. Ngo wizera uwo mwana naho yaba yarapfuye azongera abeho. Muhumure rero, Benita ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye yicaye iburyo bwa se, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Abazima bazi ko bazapfa, ariko ngo abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, urugendo rwa Benita rurarangiye, ahubwo urugendo rusigaye n'urwanjye nawe. Rero Imana yashimye ko uyu mwaka wa 2026 Benita azaba yagiye izi mpamvu. Rero mukomere kandi muhumure, ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Abantu benshi bari gukomeza kugenda bibaza bati Benita yazize iki? Bamwe bati Benita ndamwibuka yiga mu by'Imana, abandi bati ndibuka Benita akora kuri Lebanon Hotel. Gira ngo mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rwe. Ngira ngo inkuru y'urupfu rwa Benita yamenyekanye ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ubwo nyine ni ku munsi w'ejo hashize, hari ku wa gatanu nibwo iyi nkuru y'urupfu rwa Benita yamenyekanye. Rero abantu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bashengurwa n'inkuru y'urupfu rwa Benita. Rero nta byinshi nakirirwa mvuga, reka ndeke kwiziba mu magambo, babwire cyaba cyateye urupfu rwa Benita nk'uko bigenda bitangazwa na zimwe mu nshuti za Benita. Amakuru avuga ko ku itariki n'ubundi 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'2026 aribwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Benita. Rero yitaba Imana azize ngo impanuka ya moto, nk'uko bigenda bitangazwa na bamwe bagiye batandukanye. Rero Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose muri zo muryango wa Benita, kandi nawe akomeze kuruhukira mu mahoro. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Rero nkundire tunyuze n'amasomo y'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Uyu nguyu yitwa Marayika, yagize ati May Benita so rest in eternal peace. Uyu nguyu yitwa Diane, yagize ati uyu Benita yize mu by'Imana, timumbwire niba ariho yize. Jesus don't tell me yabaye iki, nimumbwire icyo yabaye. Uyu nguyu yagize ati ese yazize iki koko? Nababwiye ko yazize impanuka ya moto. Uyu nguyu yazize ariko Mana koko nta kundi, mwihangane no kuri kandi mukomere. Uyu nguyu yagize ati rest in peace sister. Uyu nguyu yagize ati Benita DC, ukuntu yari umwana mwiza, namuherukaga kera nyikorera muri Lebanon Hotel, Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yagize ati Benita rest in peace. Uyu nguyu yitwa Andrea, yagize ati urangiye warupfuwe, twari mu byishimo by'umunsi mikuru, none
urupfu ruragutwaye, rest in peace mukobwa mwiza. Uyu nguyu yitwa Lily yagize ati Imana yanjye. Uyu nguyu yitwa Gaju yagize ati stay strong in this difficult time and harvest. Uyu nguyu yagize ati may her soul rest in peace, she was kind person. Uyu nguyu yagize ati stay strong in this difficult time and her soul rest in eternal life. Uyu nguyu yagize ati yo bro I'm speechless, nakomere ntacyo yagufasha, Imana ikube bugufi, komera bambe, may her soul rest in peace. Uyu yagize ati pole sana. Uyu yagize ati pole sana mwana wanjye. Uyu nguyu yagize ati this is more than sad, rest in eternal peace Benita, abamarika baguherekeze. Uyu nguyu yitwa Umugwaneza yagize ati rest in peace, biragoye kubyumva gusa heza ni mu ijuru. Uyu nguyu yagize ati yo pole sana kabisa, may her soul beautiful soul rest in eternal peace. Uyu nguyu yagize ati Jesus Christ your soul rest in peace. Uyu nguyu yagize ati bambi impore. Uyu nguyu yagize ati Benita rest in peace. Uyu nguyu yagize ati be strong. Uyu nguyu yagize ati be strong my brother. Uyu nguyu yagize ati I just wish this was a sweet prank she parrot. Uyu nguyu yagize ati komera bebe rest in peace. Uyu nguyu yagize ati Benita rest in peace. Uyu nguyu yagize ati nguma ukomeye basi kuboge umwereke ko ugikomeye. Uyu nguyu yagize ati mukomeze kwihangana. Uyu nguyu yagize ati may her soul forever rest in peace. Uyu nguyu yagize ati stay strong, may her soul rest in peace. Uyu nguyu yagize ati yanteye igikomere ntazigera nyira. Uyu nguyu yagize ati my condolence. Uyu nguyu yagize ati so sorry for your loss. Uyu nguyu yagize ati ijuru amahoro bidashira Beni, you one of a kind classmate. Uyu nguyu yagize ati sorry. Uyu nguyu yagize ati utambwira ko ari accident yabereye i Nyabugogo. Uyu nguyu yagize ati be strong. Uyu nguyu yagize ati Imana imuhe iruko ridashira. Uyu nguyu yagize ati bro ihangane ukomere, ibintu birenze amarangamutima yacu nk'abantu, ariko Imana iguhe ihumure ukomere. Rust ya byambayeho biragoye, ariko icyo nakubwira shinga icumu nahakomeye ririnjira. Uyu nguyu yagize ati yo pole kabisa. Uyu nguyu yagize ati we mana we Benita koko yazize iki? Nababwiye ko amakuru avuga ko yazize impanuka. Rero uyu nguyu muri kubona kuri screen zanyu akaba yari nawe nyine n'ubundi boyfriend we, cyangwa se akaba yari umukunzi we, bikaba n'ubundi byanatangajwe n'uwitwa Alain akaba nyine n'ubundi yari inshuti ya Benita. Rero dukomeje kwihanganisha umuryango we, Imana y'amahoro ikomeze kumuha iruko ridashira kandi umuryango mukomere.